Yesu ashimwe. Guhera ku munsi twatangiriyeho turimo turiga ku gitabo cya Nehemiya n'intambara yahuye nazo mu murimo. Bwa mbere dutangira mwibuke ko twabonye ko abanzi b'umurimo Sanibalati, Tobiya, Geshemu, Abarabu n'Abamoni ngo bwa mbere babanje kubabazwa nuko habonetse umuntu wazanywe no gushakira Abisiraheli ibyiza. Turagendana. Hanyuma duhera ku ntambara zitwa amagambo aca intege. Byo mwubaka bizasenyuka. Murashaka kwiyubakira igihome, murubaka se ngo mwuzurizeho ibintu nk'ibyo. Tubona intambara zitwa iz'imidugararo, akavuyo, zituruka n'ubundi muri bere y'abantu. Muri buri ntambara zose niko Nehemiya yafataga ingamba. Iza mbere yarasenze kugira ngo Imana ibakomeze amaboko. Iza kabiri z'imidugararo aratura arababwira ngo mwebwe nta mugabane, nta ruhare, nta n'umwanya mufite muri Yerusalemu, ariko twebwe ibyo dukora ni ibintu byacu n'Imana, nta mpamvu rero yo kureka kubaka. Ejo twabonye intambara nanone zigendanye n'ikintu cy'ubucuti, uburyarya. Muri make twize intambara zahinduye isura. Abantu bigira inshuti ze, batangira kumumerera nk'intasi zimutatira. Twamenye ibi n'ibiko bivugwa, twamenye ko hari amagambo avugwa atya, twamenye ko ibwami bamenye ko urimo gushaka kuba umwami, twamenye ibi n'ibi, hungira mu gisiza cya Ono udusangeyo. Yego. Bwa kabiri barahindura bati noneho ngwino turane mu rusengero kuko ijoro byanga bikunda urapfa. Muri aya magambo yose twabonye insinzi ari iyihe? Kumenya uko ubanye n'Imana no kumenya ko ibyo bavuga nta byabayeho. Haleluya. Uyu munsi rero turavuga noneho ku ntambara. Izo ntambara haba muri histoire, mu mateka, haba no muri theology barazivuga. Ni intambara bita interne. Ni intambara za bene urugo ubwabo, zitavuye hanze noneho. Gusubiranamo, zitavuye mu banzi. Murakurikiye? Ahubwo zacu hehe mu rugo. Dusome ijambo ry'Imana, igice cya 4 cya Nehemiya. Ndasoma mpereye ku murongo wa 4. Dusome duhere ku murongo wa 4. Hanyuma Yuda aravuga ati abikorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Abanzi bacu baravuga bati ntibazamenya, ntibazitegeza kugeza aho tuzabatungurira tukabica, tukabuza umurimo gukorwa. 6. Kandi Abayuda bari baturanye n'abanzi bacu bavaga mu misozi hose bakajya kutuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Nicyo cyatumye nshyira abantu inyuma y'inkike, mu bikombe no mu mpinga, nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. Imana idufashe. Umva akantu nshaka ko twiga muri mwanya. Murebe hano muri iki gusoma. Hari Abayuda bababajwe, bahangayikishijwe n'umurimo. Yego. Reka tuvuge ngo bari kuri chantier. Ariko hakaba n'abandi Bayuda ntibindeba. Yego. Barirgiriya kandi babonana cyane n'abanzi bacu. Babonana cyane. Muri byo tuvugara babonana cyane n'abanzi bacu. Ndasubiramo. Bo ntabwo bari hehe kuri chantier mu murimo.
bimeze nk'aho bavuga bati bo ubwo tuzajya mu byuzuye, kandi bene abakristo babaho barindira kuzajya mu byuzuye. Abo rero bakibera hehe? Hirya iyo za Kagarama, i Nyanza n'i Kanombe, mu Busanza, iyo ngiyo mu mabanga ya Gisozi, ureba Kabuye na Nyacyonga, iyo batitaye ku murimo cyane barindiriye kubizuzura, cyangwa se bavuga ngo tuzarebe uko bizagenda. Abo rero ngo babonanaga cyane cyangwa bari baturanye cyane n'abanzi bacu. Mukurikire, nimugenzura murasanga abangaba nta kibazo bari bafitanye cyane n'abanzi. Yego? Icya kabiri, niba mwumvise umumaro bitwa ngo bamaze, wantangaje cyane nkavuga ngo tuwigeho, ngo bo bakoze ikintu cyitwa kuza kutuburira. Bakaza batari ko rero njye ndumva vraiment dukurikije ibintu twumvira Rusine cyangwa Izoko cyangwa Ibuyoga cyangwa Imuteti cyangwa Irutare cyangwa Ndatemwa n'Imuhura, dukurikije ibintu twumvira hirya umubanzi bacu, ubwo nabo kwishyiramo, turumva uko tubayeho twabyakira, mukemera mukagaruka tukabana nabo, tukabana n'abanzi. Naho ubundi ibintu tubumvamo twe tubana nabo biragoye, birakomeye. Nehemiya yavuze ngo batubuye, kutuburira cyangwa kutubura, batuburiye ibihe bingahe? 10 ndetse birenga. Batubwira ngo ariko se mwagarutse, chance ye mwayihagaritse, mukagaruka mukabana n'abanzi bacu. Muri iri jambo mwibereka ko mukeneye ko Yerusalemu igira ite? Isanwa. Mwibereka ubushake bwanyu, muze tubane nabo, tureke ibyo kubaka buri muntu wese abiwe, buri muntu asengera iwe, urwo rusengero rurero ukagira Imana aho kugira ngo tuzanaruzire. Bivuga iki rero? Ibi ngibi ni ikintu bita amagambo aca intege ava muri bantu bindeba, kandi abantu bose mu miryango yose bagira bene abo bantu bindeba. Ndashaka kubivuga mu yindi mvugo. Mwari muzi ko tugira abakristo batanga intambara, banga intambara ariko ntibayange kubera ko badashaka kurwana, ahubwo bayanga kubera ko bashaka guhora bidamarariye. Kandi ni ngombwa intambara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Yego? Igihe cyose tuzaba turi muri Kristo tuzatotezwa kandi tuzarengana. Mu murimo w'Imana rero barahaba, bifatanya n'abanzi bacu, bifatanya n'abanyabyaha, bifatanya n'abanyamahanga kuruta uko babana na bene data. Niyo mpamvu muzumva mu itorero habamo akagambane. Ubaha hari umuntu anashatse agize nk'umuntu arakarira, akumva ashatse kumwihimuraho, byamurushya kubona uwo mugambaniraho. Kubera iki? Kuko inshuti zawe ari abo mu rusengero. Uwa bene nta kabaro nyweraho, yego, nta muntu usengerera w'umupagani, bivuga ngo nta naho wanahera ubona uko umubwira dosiye yawe. Ibyawe byose ubibwira Yesu, ibikubabaje byose uyoboka amasengesho. Amina. Ibyakuzonze urara ku ijoro imbere y'Imana. Haleluya. Ibyawe byose bikemurwa n'ijuru. Ubwo rero kugambana no kugira umuntu ugambanira no kugira ufungisha byanakurushya. Mu gihe hari umuntu noneho rero ubishoboye uvuga ati we attention, no mamagaye abahungu banjye bakurigata, ukibaza abahungu bafite barigata abantu bikakuyobera.
naho kumba abana n'abanzi kuruta uko abana natwe. Ngaho aho intambara zituruka mu itorero, ngaho aho intambara ziva muri bene data, ngaho aho intambara ziva mu nzu y'Imana. Nuko dufite abantu babana n'abanyamahanga, babana n'abanzi bacu kuruta uko babana n'urusengero. Abo bantu bashobora kuba mu gisumba, abo bantu baba mu kiririmbyi hariya, abo bantu baba mu kidiyakoni, abo bantu baba no mu bakristo. Mwabyumvise? Imana rero dufashe. Ibyo ni ibitero biba hehe muri twe. Kuko ndabyibuka ko ntangira kuri iki gitabo nababwiye ngo turakiga kugeza ubwo muzumva ubuzima bw'umukristo muri uru rugendo no muri iyi nosi no mu itorero. Dusome igice cyaho cya 5 duhere ku murongo wa mbere. Bukeye rubanda rw'abayuda n'abagore babo baritotomba cyane barega bene wabo b'abayuda, kuko bamwe bavugaga bati abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. Kandi abandi baravugaga bati amasambu yacu n'inzabibu zacu n'amazu yacu twabitanzeho ingwate dufite inzara, reka tujye guhaha. Kandi n'abandi baravugaga bati twagujije ifeza z'umusoro w'umwami dutanze amasambu yacu n'inzabibu zacu ho ingwate. Ariko rero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko, kandi abana bacu nabo bava indimwe n'ababo, nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi. Numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo ndarakara cyane, mpera ko nigira inama mbwira ubwanjye, ntonganya imfura n'abatware ndababwira nti muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero umuntu wese aguriza mwene wabo. Nuko mbateraniriza iteraniro rinini ndababwira nti twebwe uko dushoboye twacunguye bene wacu b'abayuda bari baraguzwe n'abanyamahanga, none namwe murashaka kugura bene wanyu, mbese twe twabagura tukabatunga? Nuko baraceceka babura icyo bavuga. Ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza, mbese bikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu ntimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga? Nanjye na bene data n'abagaragu banjye twabagurizaga ifeza n'ingano batubereyemo, ndetse uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'inzabibu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo, mubasubize cya gice kimwe mu ijana cy'ifeza n'icy'ingano n'icy'avino n'icy'amavuta ibyo mwabakaga. Maze baravuga bati tuzabibasubiza kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Nuko mpamagaza abatambyi ndahiriza abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye. Maze nkunkumura umwenda nari niteye ndavuga nti Imana izakunkumura itya umuntu wese udasohoza iri sezerano imukure mu nzu ye no ku murimo we, uwo muntu abe ariko kunkumurwa akamarwaho. Iteraniro ryose riremera riti amen. Bahimbaza Uwiteka, nuko abantu bakora nk'uko basezeranye. Mukagira Imana, nimukurikire mwumve ibintu byabaye ku gihe cya Nehemiya. Nehemiya agira ngo ibintu biragenda bijya mu buryo. Nehemiya agira ngo amaze gukaruma abantu, kuko twabonye yuko nyuma y'uru rusaku ruva mu Bayuda baba hanze yacu bibana n'abanyamahanga, niba mwakurikiye neza, yahise ashyiraho abantu bo guhagarara hagati y'abari kuri shansiye n'ababanye n'abanyamahanga, kugira ngo abari kuri shansiye bajye bakumira ya magambo avirgiri yaje guca intege. Icyo ngiye muracyumvise. Hagira ngo amaze gushyira ibintu mu buryo, asanga noneho n'abari hano hafi twita ngo bari hano hafi, twita ngo bari mu mirimo, bari aha ngaha, bo ntibari hirya mu banzi, ntibanaturanye nabo. Papa yumva naho harimo ikibazo cy'ingorabahizi. Ngo cyane cyane niba mwabyumvise cyahagurukiye mu
mu bagore, ngo yumva abagore baritotomba, n'agaturuka ati urayobora soyobora iki, umushumba asura umushumba ntiwirirwa mu biro gusa se, waba se umushumba ibibazo mfite urabizi ahubwo. Undi ati biteze hesho, ubu se umukobwa wanjye ntabwo se wabo yamutwayeho iki ingwate, ubu se umuhungu wabo nyirarume ntiyamujyanyeho umunyagano, harimo gukora imirimo y'iki y'agahato n'uburetwa. Ibyo byose ntibiterwa n'imyenda batugurije tukiri hehe mu bunyage, twashonje twabuze umusoro w'umwami, ugize ngo arakuguriza kandi ari mwene data ari mwene so, ahubwo ngo ndakugurije yego ngo ariko mpiki mpingwate, tukandikiranwa ngo nguhaye rwa rutoki rwanjye rw'insina z'injagi, ndetse tukandikiranwa mbwa ko umurima wose w'imyelayo n'amavuta azeramo byose mbimuhaye. Ndetse nidutaha twagezeyo wa murima w'inzabibu wose ndawuguhaye, ndetse ngiye nkwemerera ibi n'ibi, ariko mu dufaranga mpahira abantu. Ngo bageze i Kanani, bageze i Yerusalemu batashye, kwishyurana biranga, kwishyura biranga pe, kandi nimwishyire mwanya wo murabyumva. Reba abantu bamaze iminsi bariyo baratahutse, rero ni ukwisana, ni ukwiyondora. Urwo rutoki se mama waruguterekamo harya wabigenza ute? Wari igitoki kuva ku itariki ya mbere se? Biroroshye, ni uko ubwishyu burabura. Bubuze rero umuntu akaza no kwa mukuru we mu bana abereye se wabo ati ndatwara mwaba babiri b'inkumi uzabavana iwanjye ari uko unyishyuye. Undi akaza no mu bana abereye nyirarume ngo ari kwa mushiki we, agafatamo abahungu bati ngaba uko ari babiri ndabajyana uzabavanayo unyishyuye. Gutyo 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 gutyo, maze ngo biza guhindura isura. Nibwo abo bantu babonye rero Nehemiya yatambutse baramutakira. Ngo mbyumvise ngira nte ndarakara cyane, niko twasomye hano. Mbyumvise ndarakara cyane biranambabaza ye, ngo ndabateranye mbateranye iziteraniro rinini, ndabaza ngo niko mwabayuda mwe, mwabaswa mwe, mwanjeje mwe, nibagiwe yuko turi mu bunyage. Yego, mbere yuko dutaha twakoze umuhango cyangwa umugenzo wo gucungura abacu banyazwe n'abanyamahanga. Ntimuzi ko twakotije ngo turebe ukuntu twabohoza abacu bari barajyanywe? Ubu se nimumbwira ukuntu turi bukotize ngo umuntu ajye gucungura umuntu wanyazwe na se wabo? Nta n'isoni. Ubu ntabwo muzi ko murimo kwitukisha mu banyamahanga? Ntimuzi ko murimo guseba? Se nk'iyi nkuru none yazabageraho ko namwe mwananiwe kumvikana ko buri wese arimo gufata ibintu by'undi w'ingwate, none byazamenyekana ko urimo kwinjira mu rugo rw'umuntu ugasohoramo ibintu ukamunyaga. Iyo nkuru izavugwa he? Havuga ati njya guhumura mwamaze guharirana, humure mwahariranye imyenda, kandi ibintu by'umuntu wari watwaye wabimushuje. Iyo wafashe bugwate, yaba ihene ze, yaba amavuta ye, kwaba urutoki, byaba inzerayo, na cya gice kimwe mu ijana cy'amavuta nsange mwabisubije akahita. Ariko baravuga ngo turabisubiza rwose mushumba. Ngaho ceceka turabisubiza. Ngaho tubwira nabi Imana itarakara, kuko ubundi umushumba wo hambere, umutambyi wo hambere, iyo mwamurakazaga mukamubabaza akavugira imbere y'Imana ababaye, mwabonaga ibyago. Sinzi ukuntu Imana yakoresheje Nehemiya, ngo yumva mu mutima we ntago abyemeye, ntanabyizeye cyane. Warahaguruka abwira abatambyi ati mwese abatambyi mwicare hano. Bicara gutya bene nkanga. Haravuga ati mwese abafitanye ikibazo muhagarara ahangaha. Umuntu wese wanyaze, watwaye ibyundi, watwaye umwana, baravuga ati nimurahirira ahangaha ko mubikora nk'uko mubisezeranye. Bararahira baravuga ngo tuzabikora uko tubisezeranye. Nabwo wabona ntagaranoga, ngo wabona kunkumura iki umwenda we, ngo kunkumura umwenda we, kunkumura ikanzu ye, kunkumura. Haravuga ngo kunkumura umwenda wanjye rero, aba ariko Imana izakunkumura
umuntu wese utazashyira mu bikorwa ayo masezerano imukunkumure, umva, imumareho iwe mu rugo, imumareho mu muryango, imumareho mu itorero, imumare no ku murimo. Ariko narababwiye ngo hari ibintu mukinisha hari, kuko mubyumva nk'amateka byaratambutse. Bose aho bari kandi ubwo bajugumwe, baraterwa hejuru, usoka yabafashe mu mugongo, ngo bavuga ngo amina, amina, amina sishinga. Umva iyo amina ariko ngo amen. Ngo turagiye tubikora uko twabisezeranye. Nuko kandi koko bavuye aho ngaho baragenda kirakemuka. Haleluya. Turimo turavuga ku ntambara za hehe hano hagati imbere, zitavuye ku banzi. Izi turimo kuvuga yewe Tobiya ntazi n'ibyazo, nizimo gusibanira hehe hano. Nakurikiye neza? Hakurikiyeho izihe rero? Hakurikiyeho izihe? Hakurikiraho ikintu gikomeye cyitwa gusenda abagore b'abanyamahangakazi. Izo nazo nizo muri twebwe twahuzwe nabo hanze. Noneho ngo umunsi umwe bateranye mu giterane, barateranye, barumva ibintu bigenda bijya mu buryo. Nehemiya nk'umuyobozi yarumva ari ibyo ngibyo. Umugabo witwa Zariya wari ushinzwe gusoma igitabo cy'amategeko n'icy'amateka, ngo abumbure igitabo agisoma, Uwiteka afata ijambo aravuga ati buretse mvugane n'abantu banjye, nta bwoko bwanjye bw'Abisiraheli mwe, ntabwo nteze kunezerwa, sinteze kuzagubwa neza nkibona abanyamahangakazi muri mwe. Mwarivanze murongora abanyamahangakazi, mubashakamo kandi narabibabujije. Nababwiye ke yuko nimushaka umunyamahanga, yaba umukobwa urongowe n'umunyamahanga, yaba umuyuda urongowe n'umunyamahangakazi, muzamenye ko ari nk'ihwa uzanye rizahora riri kujomba hehe mu mbavu. Ibyo nababwiye. None mwabirenzeho murabashaka rero, barababyarira. None n'ururimi rw'uruyuda rurimo ruragenda rucika. Mwatangiye kuvuga ibirimi byose bivangavanze, birimo icyarameya, birimo n'ibindi byose. Ntawe ukivuga iki? Ikiyuda. Ahubwo harimo igishidodi, icyarameya, muravanga mbega. Aho kuvuga shiborete muravuga siborete. Ito. Uwiteka aravuga ati sinteze kugubwa neza nkibabonamo. Bana yanjye. Ngo Nehemiya nk'umuyobozi ahaguruka ati niko ibyo se ko mubyumvise murabivugaho iki? Bati turabyumvise, ahubwo se ziri teraniro dutahe turi kuntu twagerageza twagikemura, mbese tubasende hakiri kare izuba ritari ryanarenga. Arariho muri teraniro ngo bagiye gusenda. Bageze mu bati ngaho rero yabivuze utumva? Ibivuze utumva? Ntabwo waze mu iteraniro? Ko ndeba ugatangira kuntera imbabazi kandi ibintu byahindutse. Hambira ibyo uhambira se nyine. Ngaho fata dore ngiyi shwete yawe, ngiyi ngutiya yawe, ngibyo duhambira. Ibivuze utumva se noneho? Kose nkugirene cyo hambira mayi. Ntabwo Imana igiye kuzanyica kubera wowe. Barahambiye ba mama kibwa, ba mama ruzagiriza, ba mama ruswiyigiri, ba mama kadogo. Barahambiriye. Ikintu cyantangaje, nubwo byasomewe mu gitabo, nubwo abantu bavuye mu iteraniro bagize ubwoba, bagataha bagiye kubishyira mu bikorwa, ariko ntabwo haramanuka imbaraga zibishoboza abantu. Buryo hari ikintu kimarwaho n'izindi mbaraga extraordinaire zidasanzwe. Barahambiriye ati hute rero Imana izabane nawe. Genda se nyine genda ugumya kunyetata imbere ntabwo. Bamara kujabuka hakurya hariya kuri Burarirwa,
bagenda bagana centre akaba aramuhamagaye ati garukire mama Kibwa, garuka umaze kugenda nibaza ukuntu ndi buteka biranyobera, maze n'ihene naho waziritse simpazi, ibintu nk'ibyo utuntu twose yibase. Garuka wenda Imana yabashize umujinya, ngaho garuka tuyenda yenda. Abaragarutse ejo bateranye, Uwiteka bisubiramo ati reka da, nta byishimo mutarabirukana. Imana ibisubiramo kabiri gatatu, ngo Nehemiya afata igihe cyo kubisengera. Haleluya. Abifatira amasengesho. Yesu ashimwe. Yashishimuye umwenda we. Amen. Shishimura imyenda ye, yipfura ubwanwa, yisiga ivu n'umukungugu, arapfukama arasenga. Umutambyi wese umutambutseho, umugabo wese umurebye, dore ko yarimo yizinga bene nkaho imbere y'umuryango, mw'irero ry'umuryango w'imwe, ngo ariho harimo gusengera. Umushumba ko asenze amasengesho atunguranye yabaye iki? Ko ndiba yashishimuye, akumushumba wabaye iki murano ko atayatangiye mu gitondo? Bataye buri mureba yisinga mu cyondo hariya yagagurika. No kubera abagore b'abanyamahanga mwarongoye nibo buri imishikizo afite hariya, noneho nahabyuka Imana iratumara, arajya kuyarangiza Imana yatumaze. Nshira ahangaho umushumba arimo gusenga, undi ati nshira ahangaho umushumba arimo gusenga, undi ati nshira ahangaho umushumba yasenze. Tubahambira nawe ma, noneho si byamye byo kugarura ihutu tugenda tarebe inyuma, kuko umushumba arimo gusenga. Ngo izuba rimaze kurenga nimugoroba, mu masaha y'igitambo cyane mugoroba, ngo nibwo abatware b'Abisiraheli n'Abayuda baje basanga umutambyi aho yigaragura aha. Baramubwira ngo mutambyi, umushumba wacu, nimwihangane muve muri icyo cyondo mukarabe, muze murebe ko mwagira icyo munywa, nta munyamahanga usigaye hano. Haleluya. Imana ishimwe bene data. Ariko ati no, nimubanze mukore ibarura musubire mu Bayuda bose, nibo basa nta munyamahanga. Ati turagusabye muyobozi wacu, eguka sindagira uzi ukarabe, nta munyamahanga usigaye hano. Turabiguhamiza nk'abatambyi, nk'abatware bakuru bo mu bise, twakoze ibarura n'ubushakashatsi, abanyamahanga n'abana babo bagize batashye. Cyo kiba kirakemutse kubw'amasengesho, kandi nacyo cyari ahangaha hehe n'imbere mu rugo. Amen. Dusome ntabwo twongera gusoma amasaha ya oya, ndacyafite iminota. Agashinge k'amasegonda kari kancutse. Dusome rero igice cya 6, umurongo waho wa 15 muri Nehemiya nyine. Nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli, inkike zigira gute? Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka, maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane barigaya, kuko babonye yuko Imana yacu ari ikoze uwo murimo. Haleluya. Muri iyo minsi imfura zo mu Bayuda zohereza Tobiya inzandiko nyinshi, kandi za Tobiya nazo zikabageraho. Dusimbuke umurongo wa igice cya 7 n'umurongo wa 1. Bukeye inkike yuzuye, maze no guteraho inzugi, ngashyiraho n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abalewi, nuko mpa mwene data Hanani na Hanani y'umutware w'igihome ubutware bw'i Yerusalemu, kuko yari umuntu wo kwizerwa arusha benshi kubaha Imana. Ndabategeka nti inzugi z'i Yerusalemu ntizigakingurwe hataraba ku gasusuruko, kandi nibahagarara bagikumiriye bajye bakinga inzugi, muzikomeresha ibihindizo, kandi mujye mushyiraho abarinzi bo mu Yerusalemu, umuntu wese mu gihe cye, kandi umuntu wese yititegeye inzu ye. Umudugudu wari munini kandi mugari,
ariko abantu bari bawurimo bari bake, n'amazu yari atarubakwa. Hanyuma Imana yanjye inshyiramo umutima wo guteranya imfura n'abatware n'abantu ngo babarwe uko kuvuka kwabo kwari kuri. Mbona igitabo cyanditswemo babanje kuzamuka uko kuvuka kwabo kuri, nsanga cyanditswemo ngo, aho mugarukira aho ngaho. Noneho tujye mu gice cya 13, turahera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere nta kibazo. Uwo munsi basomera abantu mu gitabo cya Mose, basanga handitswemo yuko nta Mwamoni cyangwa Umumowabu uzajya mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, kuko batasanganije Abisiraheli imitsima n'amazi, ahubwo bakabaguririra kuri Balamu ngo abavume. Ariko Imana yacu ihindura umuvumo kuba umugisha. Nuko bumvise amategeko bahera ko barobanura mu Bisiraheli ikivanye cy'abanyamahanga cyose. Umurongo wa 4. Ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi washyiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu, ubwo yari yuzuye na Tobiya, yari yamutunganirira icyumba kinini aho kera babikaga amaturo y'amafu n'icyome n'ibikoreshwa na kimwe n'ibice bya kimwe mu 10 cy'imyaka y'impeke na vino n'amavuta, ibyagerwaga Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi ku bw'itegeko, hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. Ariko muri iyo minsi yose sinari ndi Yerusalemu, kuko mu mwaka wa 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritazeruzi nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera. Ngiye Yerusalemu menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganije Tobiya icyumba cyo mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze. Ntera ko ntegeka yuko beza ibyumba by'inzu y'Imana, maze nsubizamwo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafu n'icyome. Kandi menya yuko Abalewi ntabwo bahawe amagerero yabo, bituma Abalewi n'abaririmbyi bakoraga imirimo bahunga, umuntu wese ajya imusozi mu gikingi cy'iwabo. Nuko ntonganya abatware nti, ndiki cyatumye inzu y'Imana irekwa? Mpera ko nteranya Abalewi mbasubiza habo, maze Abayuda bose bazana kimwe mu 10 cy'imyaka y'impeke na vino n'amavuta, babishyira mu bubiko. Nshyira abarinzi ku bubiko, ari bo aba Sheremiya umutambyi na Sadoku umwanditsi na Pedaya wo mu Balewi, bakurikirwa na Hanani mwene Zakuri mwene Mataniya, kuko batekerezwaga ko ari abizerwa. Umurimo wabo wari uwo kugaburira bene wabo. Mana yanjye ujye unyibuka ku bw'ibyo, kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Amen. Haleluya. Nifuje ko uyu munsi iyi matsiyeri y'intambara zo muri twe imbere twayirangiza. Hariya hirya aho twasomye mu gice cya 6 hatubwiye ngo inkike zigira gute? Ziruzura. Zuzura ari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwitwa Eluli. Kwezi kwitwa Eluli rero ko ari ukwezi kwa 5, kuko amezi yabo yagira kuntu yitwa. Muzasangamo ukuntu kwitwa Eluli, muzasangamo kwitwa Silvani, muzasangamo kwitwa Kislevu, muzasangamo kwitwa Nisani. Ayo yose n'amezi yabo, ariko agiye afite ukuntu ahura na yacu. Murakurikiye? Aha rero ngo hari mu kwezi kwitwa Eluli ku munsi wa 25 wako, ngo inkike ziruzura, ngo bamaze iminsi 52 bazubaka. Nehemiya ubwe aravuga ati icyo gihe inkike zimaze kuzura, cyo kora nari maze no gukinga inzugi, mbere yuko nsubira ku kazi Ishushani ibwami, nshyiraho abatambyi. Mukurikire mwumve ikintu cyiza cyane cyane ejeje. Mwumvise umuyobozi wa mbere yashyizeho wariwo? Yashyizeho wa wundi wamubwiye amakuru akiri ibwami. Umwe wamubwiye ababaye ngo basigaye turimo turakutukwa, witwa Hanani. Impamvu ariwe bavuze bwa mbere kubera iki? Ni uko uyu mugabo ubwo avuga amakuru y'umurimo yabwira abacu, nuva ko umurimo umubabaza, umurimo uramuhangayikisha, umurimo muraza ku ijoro, umurimo umuhagarika umutima. Dufite abantu barya bakaryama, bagakora bagahembwa, bakaveresa kuri banki bakarotira,
bakagura imyenda, bakora n'ibindi. Iby'umurimo ntabwo babyitayeho. Babaho abantu batamenya icyacumi uko giturwa. Niyo bagize ngo baragitura baravuga ngo nibajyane nayo kurya, ngaho nibajyanayo ibintu nk'ibyo. Babaho na hano bari baharirira. Ariko Hanani umukozi w'Imana ngo amushyira ku mwanya wa mbere mu bantu yinjije mu mirimo. Ati Hanani igice cya 6 na ku gice cya 7 shyiraho Hanani na Hananiya umutware w'igihome, mbabwira amategeko agengana n'iby'urusengero n'iby'inkiki. Inzu y'Imana ntigakingurwe hataraba ku gasusuruko. Yego, cyo ni kimwe. Ikindi, mu gihe cyose bagikumiriye. Gukumira mu byumva? Gukumira mu icyo ari cyo? Gukumira nibyo mwita mu Gifaransa empêcher. Ni ukubuza abantu gupfa kwinjira. Ikirage mu cyumve. Kukiza ingamba Nehemiya zishyizeho, aragira ati twatangiye mu ntambara, turinze twuzuza mu ntambara, abanzi bacu ntaho bagiye, turebye nabi bagira gute? Batwinjirana. Turebye nabi bakwinjirana n'abandi baje kwinjira mu rusengero. Turebye nabi bakwinjirana n'abaje kurepeta. Turebye nabi bakwiyemfilitira tugashiduka bagezemo. Niyo mpamvu rero urugi rw'urusengero, inzugi z'urusengero zigiye zikingwa kugeza ku gasusuruko. Hanyuma avuga yuko ikintu cyo gukumira no gukingura inzugi no kubera amaso inzugi z'urusengero bigomba gukorwa n'imiryango yose, buri muryango mu gihe cyawo. Murabyumvise neza? Arangije ashyiraho umugabo witwa Eliyashibu amugira umutambyi mukuru. Hanani na Hananiya n'abandi yarabagize abantu bo kurinda iki? Inzu y'Imana. Ariko ashyiraho umutambyi mukuru witwa Eliyashibu. Amaze kumushyiraho ajya ku murimo yakoraga, kuko muzi ko yari yaraje ari uruhushya. Siko twabyize, siko twabibonye. Yaje ari mu ruhushya, ntabwo yasezeye ku kazi. Kandi mujye mutandukanya permission na démission. Mwabyumvise? Permission ni uruhushya nzarurangiza, si c'est combien de temps nsubire hehe ku kazi. Ariko démission ni ugusezera, ni ukwegura mu kazi. Mwiyegurira iki? Umurimo. Aha rero afite uruhushya, ntabwo arahagarika akazi k'ishushanya, agasubiraho. Birumvikana kugira ngo akiranuke no ku minsi bamuhaye atayirenza. Byonyine harimo ishimwe kumva iminsi bamuhaye igeze, inkike zicagase zigezeyo, amaze gukinga iki? Inzugi. Ubwacyo ni igitangaza kumva bingana n'iminsi ye yakonje. Ntacyo mwumvamo? None agira ati kiriho abakozi bo kumenya inzugi uko zikingurwa, amasaha yazo. Aba bantu basigare bapanga uko abantu bajya ku izamu ry'urusengero, ariko kiriho n'umutambyi mukuru ari we Eliyashibu. Ingorane sasa ndacyari ku matake ku bintu bidutera biturutse hehe? Muri twe. Yamaze gutirimuka se, amaze kugenda, ngo Tobiya, cyane Tobiya agahindura isura. Nanone intambara zigahindura isura, agahindura imikorere, agahindura tactique. Kamvugiye namuvuga gisirikare, agahindura tactique. Ngo arahindura, avuga ati bon, aragiye Nehemiya rero, kandi niwe najyaga ncurika ngacurura, nkamukoza hakanga, namujyana aha ntajyeyo. Yego, namuzanaho amanyanga akayamenya hakiri kare. Namuzanyeho ubucakura bw'ubucuti na bwaraburondora. Ariko Eliyashibu nubwo bamusigiye urusengero n'ubutambyi bukuru, ntabyo azamenya tu, kandi muturuke ahantu mbere ko kizabivumbura. Noneho ngo agenda yigize nk'umuntu w'umunyagice. Umuki? Umunyagice. Muramuzi umunyagice? Oya, muzi umunyagice? Mbese umuntu utangiye iki? Urugendo.
agira ati Musumba rero by'ukuri byo nabakoreye byo ndabizi, umutima wanjye urahamanya nabyo, ariko nuko nta muntu ureba imbere vraiment ndimo ndahinduka ndimo ndagira nte kabisa, ubu ndimo ndagenda mpinduka, ahubwo ikigeragezo mfite kinakomeye cyane rata gituma ntanagera ku rwego mbega rushimishije, nuko ntaha mu bisi abisi anzunze barancumuza nyine, ariko nk'ubu umpaye icyumba nushaka urere kuma icyumba kinini umpe imbere y'urugi, ariko nibere hehe rusengero ambada umva banza umwumve ngo kugira ngo akizwe ngo agere ku rugero rwiza amaye ngo nuko bamutandukanya n'isi. Wabaye ute? Isi tuyikirizwamo tukayitambukamo dukijijwe, amina, umujyi ugahinduka tugakizwa, haleluya, bagakora primus dukijijwe, hakazaza mitsingi grand petit dukijijwe, hakaza icyo bita Guinness tugomya tugakizwa, hakaduka Skol tugakizwa, haza Turbo tukuzuzwa, amina. Ubwo buyaga bwose bwa Heineken buvuka budusanga ino, kandi ntabwo tugwa, dukizwa bambaye birebire bakagenda bazamura gake gake, tugunya dukizwa, bakazahenura bakamaraho, tugabanya nabo tugakizwa. Mvase ni nicyo mu ijuru bazaduhembera, amina, nuko dukirizwa aho ibyaha biba. Mumenye ko ari nayo mpamvu ngo turuta agaciro abamarayika. Mwabyumvise? Ngiyi impamvu turusha agaciro iki abamarayika, nuko dukirizwa inaha, haleluya, gukirizwa inaha tukabihagararamo, data wa twese, tukabihagararamo neza, tugakizwa nta radio, hakaza turne diske, yego, hakaza ndomboro ya solo, hakaza sinyora nakupenda sinyora, hakaza malaika nakupenda malaika, hakaza kabutindi yose nizaseba nani n'izindi zose ntazazizaba abana z'urukundo nkubita cyangwa nduma tera imijyayo ko, kandi tukagumya tugakizwa. Oh haleluya, gukirizwaho nibyo tuzashimirwa mu ijuru. Heri Imana icyubahiro rero, kandi ntabwo izabyihorera gusa. Yo mpamvu mu nzandiko zandikiwe itorero rya Efeso n'irya Simuruna ryakurikiyeho na Perugamu yabaye gatatu, n'iya kane ya Tuatira, n'irya Sarudi rya gatanu, na Filadelfiya gatatu, na Laodikiya rya nyuma. Ntari tarabwiwe ngo nzi imirimo yawe, nzi no kwihangana kwawe, nzi n'ukuntu tukwa nabiyita bwida kandi atari bo, yewe nzi no kuba wakomeje kwihangana, yewe no mu minsi ya Antipa umugabo wiciye iwanyu, no mu minsi ya Nikora niba Nikorayiti, no mu minsi ya Bezebuli niba Bezebuli, wa mugore wa wigisha abantu gusambana, aho hose wakomeje kumpanga, yego nta soni. None Tobiya azanye uburyarya ngo kugira ngo nkomeze inzira n'urugendo, yego ngo nuko ngo mumvana hanze ngo nkaba hehe ngo mu rusengero. Eliyashibu nawe n'uyu bamushyira hagati y'ibyo bisanduku, hari hajyabemo ibyuma, cyangwa akirambika imbere y'urugi ahangaha bajya bakinga, ngo aragenda amushyira mu cyumba kinini. Ariko yari yafashwe n'ibihe bisazi, ngo amushyira mu cyumba, nimuvuge ngo kinini numve, kinini kibamwe amaturo y'icyome, icyome n'amavuta, kibamwe ishangi, kibamwe umunyu, kibamwe amafu, kibamwe amaturo azunguzwa, ubwo n'ay'impeke, kibamwe ayererezwa, kibamwe amaturo y'uburyo bwose abari mwamwicazamo.
Tobiya ngo amaze kuhagera aricara agira akaguru kandi aravuga ngo yewe genda Nehemiya wari umushumba. Ndibwira ko atabuze kubivuga, mumurikire munyumvi, nubwo nta tubisoma hano, ariko ndibwira ko atabuze kuvuga ati burya abayobozi baratandukanye. Genda Nehemiya wari iki, wari umushumba, kuko amanyanga yanjye yose wayamenyaga ntari namara kuvuga. Ariko Eliyashibu agize ate, mvuze rimwe none nshyize hehe, aho babika muri depo. Kubw'ibyo rero avuga ati nzongere mbone abeteta ngo baje gushaka amavuta yo gushyira hehe mu mutwe, kandi bayashyiragamo. Nibyo musoma mu mubwiriza aho ngaho igice cya 8:9 avuga ngo imyambaro yanyu ihore yera kandi mu mutwe ntihakaburemo iki, amavuta. Nzongere mbona abeteta ngo baje gushaka ifu yo kunywa iki, igikoma. Nzongere mbona abaririmbyi n'abarewi baje gufata igerero ryabo cyo mwita ropa mu Gifaransa. Nzongere mbabone ngo abahingutse bose agakabukira uje bose twembo besha sujya hano gahanga hamene wingutse afite mirongo waje gupima ifu avuga ati amazi araserera niba dukora gakoma kabanyamasengesho baragira amasengesho y'itanu ngo oya niba wahaza amagara yawe kandi cyangwa njye kwera kubyarira ubusagera hano cyabishe cyabaye intare yose niba ushaka mbega ko ayiwe ndagushoreza weho nk'ibyo by'amagambo atera ubwoba. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubera Tobiya abaririmbyi, abalewi, abakumirizi, abakoraga imirimo yose yo mu rusengero, ku bwa Tobiya gusa babuza amagerero yabo ibyo bagenewe, bafata inzira ngo umuntu wese arahungaga imusozi mu gikingi kiwabo, inzu y'Imana irarekwa bayisigira gica. Ahanywera itabi ry'igipondo, ahanywera semu na filitire, ahanywera impara, ahanywera ikigoma n'ikimogi byose. Urakira ngo iki? Ahanywera inzoga zamuka amacupa zisaguka kazimena, dore ko nawe basangiraga. Ni mu byumva ariko mu rusengero twubatse turwana intambara, kandi uwo nguwo ari we turwanya. Umuntu wese yakwibaza uko yinjiye yahagize ate. Ubwo ni ubwenge buke bwa hehe bwo mu bari mu rusengero, kutaba amaso ngo tumenye ko umwanzi uturwanya agihari kandi ko atahindutse. Nubwo yahinduka kandi katuvuga ko ari mu guhinduka, twamwereka uko bahinduka n'inzira yo guhinduka, ntitwahita tumushyira hehe. Ubu niryo kosa hanze bafite, abayobozi bamwe bafite n'amatora amwe namwe afite. Nimwumvire ukuntu umuntu agera mu rusengero muri kino cyumweru, wajya kubona ari muri groupe y'abaramya n'abahimbaza. Umuntu yaje kuri kino cyumweru cyangwa kugitaha nta maze bitatu, ukabona yatangiye kuba ko ari umwigisha, bakanavuga ko afite impano, bakamushinga urubyiruko. Iyo ni inenge iri hanze mu mirimo y'Imana, mu nsengero zimwe na zimwe. Umenye ko gukorera Imana bigira aho bitangirira, uzayikorera agira aho ahera. Amina. Hagira uko ahamagarwa, Imana ikamukaranga, ikamutoza, ikamwantrena, ikamumaza igihe ku ikosi kugeza ubwo azemerwa, ikamuha umurimo. Umurongo wa 10 wavuze ngo ibyo byose na kuwa 6 wavuze ngo ibyo byose bitaraba, ariko ibyo bitaraba je narindi hehe, nako ibyo biba sinari mbaye narasubiye ishushana nkorera umwami, kuko mu mwaka wa 32 ku ngoma y'umwami wa Babuloni Aritazeruzi nasubiye ibwami ndamusanga, ariko muri iyo minsi ndiyo ngo menye icyaha Eliyashibu yakoze, nkimenyerayo ndakimenya ko yatunganije Tobiya icyumba kinini mu nzu y'Imana, mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza, noneho sinasaba uruhushya, ahubwo nzagize nsezeye. Haleluya. Nza nsezeye
nsezera ku kazi kanjye kampembaga, nsezera ku kazi kanjye kanyubahishaga, nsezera ku muyobozi wanyubahaga ntacyo twapfaga, ndasezera sanga umurimo w'Imana. Ngeze neza ku rusengero sanga nta muntu uharangwa, ngiye kureba inzu y'Imana nsanga Tobiya yigaraguramo wenyine. Ariko Nehemiya yarakubititse. Uzi umuntu wavuze ngo ziriya mbwa z'Abayuda zirubakira iki? Uzi umuntu wateye imidugararo? Uzi umuntu wateye akavuyo? Wavuze amagambo aciriye buryo ngo muramwumva ari kugwa? Wagaruka iminsi mike gusa wikojeje ku kazi ugasanga bamushyize hehe? Mu cyumba kinini, niwe ushinzwe depo, niwe ufite imfunguzo, ugasanga niwe uraho, nta muririmbyi ukibaho, byuma byarabiswe byatoye imugese, gitari zaraboze, niwe uraho gusa. Ngo ndinjira n'umujinya mwinshi, ngo mpita mfata Tobiya, imbaraga z'Imana bye. Haleluya. Cyokora rata n'Imana yakoze ikintu cyiza kuko yamuhaye kumuhura. N'ukuri yamuhaye kubonana nawe. Haleluya. Aramwisohorera ubwe, aramufunga kace, amina, aramwisohorera ubwe n'amaboko ye. Haleluya. Cyayakanuye urufunzi rwanjye we data, aramujyana jugunya arenza urupangu, maze amukurikiza igikarito cye na bote ze n'ibicupa by'amavide niyo yaraje ijoro ryose. Mana ishimwe. Haleluya. Mugatsa uzongere noneho bunaje njewe, bunaje nasanze inzu y'Imana, ubunaje niyeguriye umurimo, ubunaje zongere sha ugenge. Mana ishimwe. We wenyine nta umufasha, nta mudiyakoni baragiye, nta muririmbyi baragiye, bahita fatara krete, niba ari na vimu, niba ari na omo, ngo yeze ibyumba by'inzu y'Imana. Haleluya. Haleluya. Yeze ibyumba by'inzu y'Imana, aho yarutse, aho yazimenye, arakoropa. Ngo amaze kweza ibyumba by'inzu y'Imana, ngo atangira kwibaza uko abakozi bazagaruka mu murimo. Icyo ngo kiramuyobera, yibaza uko abakozi bazagaruka mu murimo. Mikoro se irakajya, radiyo sashwi da, telefone sashwi, ngo akajya areba akanunga, murakumva? Ngo akarangurura, ntazi uwabwira, kuko bose ntiyarazi aho baturutse, ntabwo buri wese yarazi iwabo, ubwo atazi iwabo nuko atazi naho umuntu yahungiye. Ngo akavuga ati yemwe abataye umurimo mwe, mugarukiye uwo mwatinyaga naramusohoye ye. Data twese ishimwe. Haleluya. Yemwe abataye umurimo mwe, yemwe abatinye Tobiya mwe, yemwe abahunze umurimo kubw'umwanzi mwe, nimugaruke umwanzi naramwuhakije. Nguwo mwanya bikumvwa na babiri cyangwa umwe, ndetse hakaba n'igihe byumviswe n'umwe mu Bayuda batahoze mu murimo, akabyongorera uwazi wahoze mu murimo, ati numvise bivuga ngo mugaruke ku murimo, ngo umwanzi baramwirukanye. Barabwirana, banyuranaho, ngo ku mugoroba w'uwo munsi agiye kubonabona Abayuda batari bake bahingutse ku rusengero. Muri Imana icyubahiro, ni Imana irinda umurimo wayo, niyo nyiri itorero. Ngo bona barimo barapfupfunuka hepfo aho kabyara we data,
n'igikapu nk'icyuriya yinjiranye ahetse data wa twese, undi agaturuka hariya n'undi afite ambaraje na rwa rundi rw'urukapu rw'imishumi ibiri, ngo bose barimo baza ngo byageze ku inka zipfukama kuryama, haje abatari bake. Imana ishimwe. Ejo ngo arababwira ati mwongere muture amaturo mudafite impungenge, mwongere muzane amasaka y'impeke. Arabwira Abisiraheli mwibuke ko Abalewi bo batari bemerewe gutura, ahubwo batungwaga n'ibyo Abayisiraheli batuye. Icyo muracyumvise? Icyo mukimenye, nacyo ni inyigisho kwacyo, kuko muri minsi ntabwo abakristo benshi bari kubyumva. Mugomba kumenya ko Abalewi, ubwoko bwitwa Abalewi, aribo bavagamo abatambyi, abaririmbyi, abakumirizi, abo mwakwita abadiyakoni none n'abashumba n'abapastori. Abo bose bo babaga mu rusengero bagatungwa n'iby'indi miryango 11 ikora, kuko indi miryango 11 yose yari yemerewe gukora, abacuruza, abahinga, gutyo. Noneho bakazana kimwe mu 11 n'amaturo, ngo bibi byo kurya bitunga baki Abalewi mu rusengero. Icyo mukimenye, utazagifata cyo n'akazi ke, uzashaka kugira ukundi yagihindura bizamugiraho ingaruka zitwa kuvumwa. Maraki 3:7. Ya papa, maze Abisiraheli baratura, Abayuda baratura, inzu y'Imana irongera yuzuramo ibintu. Okay. Nemera avuga ati Mana ushimwe ko umurimo wawe ubereye maso. Kumva mpamagara rimwe abantu bakaza, none abantu bakaba bagikunze umurimo bakaba batuye, ndabigushimiye Mana. Ariko ngomba kuvugurura ubuyobozi tu, byanga bikunda Eliyashiba agomba kuvaho nta merekeza, cyo kora akabona urwandiko gusa. Eliyashibu agomba kwamburwa inshingano byanga bikunda. Ayimwamburira imbere y'abantu bose baraho ati Eliyashiba arirukanwe nta mperekeza. Kumva kingurira Tobiya agomba kwihanirwa, n'umuswa, ntabwo azi kubera amaso iki itorero n'umurimo, ahubwo ashyiraho abitwa ba Pedaya, yego, abitwa ba Zakuri mwene Mataniya, ashyiraho n'abandi ngo buzuye umwuka w'Imana kandi babizerwa. Imana ishimwe. Ageze hepfo asoza avuga ngo Mana yanjye we, uzajya unyibuka ku bw'ibyo. Hasakuriya de Montoria rwose, ujya unyibuka ku bw'ibyo, kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye. Mana ujya ubyibuka ko nsezeye ku kazi kampembaga ku bw'uyu murimo. Mana ujya wibuka urugamba narwanye ku bw'uyu murimo. Asengera iyo biro yarashyizeho. Amen. Tuzakomeza ejo. Mwumvise intambara ziva muri mwe. Ese aya magambo ntago muzi ko Yakobo yayanditse ngo mbese ubundi muri mwe bw'intambara ziva he, n'intonganya muri mwe ziva he? Igisubizo kiravuga ngo ntiziva mu byo mwishimira n'ibyo murarikira birwanira mu ngingo zanyu. Uzi ko ifite ibintu urarikira, iyo umuntu urarikiye icyubahiro, ugirira ry'ubusambanyi, urarikiye ibintu runaka, ushaka gutera imbere vuba, ushaka gukira vuba, ibyo byose birimo iki? Bitera intambara muri twe. Mwuname gatoya imbere y'Imana. Urumva ushaka ko dusengerwa? Urumva ushaka ko Imana yakugira neza? Urumva ukeneye amasengesho agendanye n'izi nyigisho wumvise uyu munsi? Ntacyo wumvisemo se? Ntibikirwanira mu ngingo zawe se? Ese ntabwo uzi ko Yakobo yongeye akandika akavuga ngo hari intambara ziva muri mwebwe ubwanyu kubera ko mwagize amazimwe mwabaye bakazitereyemo, ugasanga mwakubiswe ibipfunsi n'inshyi ngo mukabeshya ngo murazira ukuri, ngo ariko ni mukubitwa babahora amagambo mwavuze ko mwasebanyije, ko mwagize abantu mwateranyije, ngo ntimukabeshyere ukuri ntimugatabaze. Mbese ibyo nta byakubayeho? Njye numvaga rero kugira ngo gubwe neza nuko wabwira Imana ngo Mana
nakumvise wavuganye nanjye, nakumvise wampamagaye, nanjye ndakwitabye, mbabarira, nyeza, eza amagambo ava mu kanwa kanjye, eza kwifuza kwanjye no kurarikira kwanjye, eza intekerezo zanjye, ngira umutima w'ubugome, mbabarira, nifatanya n'ab'isi. Yego ndi umwisiraheli, mu yindi mvugo ndi umukristo, yego ndi umuyuda, mu yindi mvugo ndi umukristo, ariko nifatanya n'ab'isi. Kubw'ibyo rero, aho kubana n'abakristo, mbana n'abo hanze cyane kuruta abakristo. Mana bimbabarire. Wibwira uti byagiye bintura mu mutego kenshi, kwifatanya n'ab'isi byagiye binyenduza kenshi, ngashiduka naguye mu biganiro bitambereye, ngashiduka nasetsa ibitakwiriye gusekwa, navuze ibitari byo kuvugwa. Mbese wahaguruka tukagusengera? Gira ubutwari, ngaho gira izo mbaraga, nesha mu izina rya Yesu, wahaguruke. Urakoze, urakoze mwene data, murakoze cyane. Tugiye gusenga Imana. Witinda, wizarira, gira bwangu wa mugani w'umuririmbyi, ntutindiganye na gato, kuko Imana yiteguye kubabarira. Murakoze namwe, murakoze kumvira kuri Imana, murakoze kumvira kuri Imana bene data, urakoze kumvira kuri Imana rivuganye nawe, urakoze nawe bene data, urakoze mushiki wacu kumvira kuri Imana. Murakoze Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ngushimiye ijambo ryawe nanone utwongeye ngo ryiyongere kuri yandi twumvise ejo n'ejo bundi. Ngushimiye impuguro zirimo, ngushimiye inama uduhaye, ngushimiye bene data n'abashiki banjye uburyo ukoze ku bugingo bwabo bakimenya. Haleluya, ukabamurikira bakimenya, ijambo ryawe baryirebemo nk'indorerwamo, kandi bamenya aho baguye, bamenya aho bagiye bananirwa, bamenya aho bacogoreye, bagirira imbabazi Yesu. Haleluya, kuva none ahangaho batunganye, ukosora ibyakosamye muri bo mu izina rya Yesu. Usenye inyubako itari nziza, kandi ureme ibindi bishya muri bo. Haleluya, ubungura ubwenge bwabamenyesha uko babana nawe, ubamenyesha uko bagendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubatandukanye n'inshuti mbi, za zindi zituma bandura, za zindi zibacumuza, za zindi zibagusha, ahubwo babane n'abera. Oh haleluya, babane n'abubatsi cyane kuruta uko babana n'abo hanze mu izina rya Yesu Kristo. Bagirire neza Mana, bagirire neza Mana, gira neza itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha by'ubugome, ibyaha by'ubugambanyi mu izina rya Yesu Kristo, ibyaha byo guca intege, ibigambo bica intege abagenzi, ibyo byose ubisubize inyuma mu izina rya Yesu, kugira ngo umurimo utadeheshwa na babandi. Ndagushimiye Yesu, ngaho bagire neza, ubafashe, kandi imbaraga zawe zigeho zibavanaho zibashyitsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.